najya nkubwire ngo Satani ahora bateza akaduruvayo mu rugo, izo n'imbaraga za Satani. Najya nkubwire ngo ni Satani yabakingiranye, ariko akira urufunguzo rufungura imigisha yawe. Najya nkubwire ngo Yesu Kristo, hari abantu bakugambaniye barangije bakugira mu bapfumu kukurogesha, barangije bohereza imbaraga zitandukanye ku buzima bwawe. Najya nkubwire ngo Yesu ari kuvugana nawe yuko bagambaniye amaraso atariho urubanza. Akira urufunguzo rufungura ubuzima bwawe. Ongera usenge mwene data wici. Haleluya, haleluya mwene data. Umugisha w'Imana ubane nawe wowe dukurikiranya ahantu uri hose. Najya nkubwire ngo ndagushuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Najya nkubwire ngo wowe ufunguye kuyicano ari ubwa mbere, najya nkusabe akantu kamwe, kora subscribe, ukoreshe unatange comment. Haleluya, ni ibintu by'agaciro. Najya tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ryatumye tubaho. Haleluya. Reka dusome Matayo 27 turasoma ku murongo waho wa 3. Iri ni ijambo ry'Imana rije ku buzima bwa mwene data. Najya nkubwire ngo hari ibintu byakugambaniye, ariko Yesu Kristo najya nkubwire ngo hari ibintu acubije ku buzima bwawe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Umurongo wa 27 turasoma ku murongo wa 3. Maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu, aricuza asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30. Haleluya. Iki gihe cyari igihe Yesu ubwo bamujyanaga ku musaraba, maze bamaze kumugambanira, barangije bajya kumushyira ku musaraba ngo bamwice. Barangije kumugambanira, uyu Yuda yabikoze. Arangije ubwo bari bamuguze n'ibiceri, arangije afata ibiceri bamuguze, arangije abisubiza abatambyi bakuru, aramubwira ngo mwakire ibiceri byanyu. Iki gihe cyari igihe gikomeye, ubwo Yesu yaramaze kujya ku musaraba bamaze kumwica. Haleluya. Ariko Yesu ntago yapfuye ngahezweyo, ahubwo yavuye mu gituro. Niyo mpamvu Yesu yatsinze urupfu, atsinda na Satani. Iki gihe cyari igihe gikomeye mwene data. Haleluya. Maze Yuda we abonye ko yagambaniye amaraso atariho urubanza. Haleluya. Arangije aravuga ngo nagambaniye amaraso atariho urubanza. Arangije ajya kwiyahura. Hari ibintu bigiye kwiyahura ku buzima bwawe mwene data. Hari ibintu bigiye gusubizwa inyuma ku buzima bwawe. Haleluya. Maze Yesu atsinda urupfu, atsinda na Satani. Mwene data dukurikiranye, Yesu ari kuvugana nawe mwene data. Haleluya. Reka tuvugane gato. Najya nkubwire ngo hari ibintu byakugambaniye ku buzima bwawe. Yesu iki gihe baramugambaniye. Yuda agambanira Yesu, yarazi ko agiye kumwica akamuheza mu gituro. Haleluya. Hari abantu benshi bari bategereje kubona Yesu ahera mu gituro, nkuko n'abandi bantu bose bakomeye bagiye bapfa bagaherayo. Ariko igihe kigeze, najya nkubwire bamaze kumugambanira, bamaze kumujugunyamo. Haleluya. Bamaze kumwica, babona ko barangije, babona iciraburindi riraguye. Yuda arangije asubiza ubwenge inyuma. Haleluya. Aravuga ngo nyamara nagambaniye amaraso atariho urubanza. Arangije afata ibiceri bamuguze, ibiceri 30. Arangije birira tubwiye ngo yabishubije abatambyi bakuru. Haleluya. Kubera ko bari yaramaze kubona ko ibyo yakoze ari icyaha gikomeye. Arangije aravuga ngo nakoze icyaha gikomeye. Haleluya. Kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Najya nkubwire ngo uyu Yuda ntago yibutse kwihana. Haleluya. Ubwo Yesu bamubambanywe n'ibisambo 2, ariko kimwe cyavuyemo kirihana. Ariko kubera ko Yuda we yabuze ubwenge, arangije ntiyihana. Arangije yumva ko yagambaniye amaraso atariho urubanza, arangije ajya kwimanika mu mugozi. Mwene data dukurikiranye, hari ibintu bikurembeje ku buzima bwawe, hari ibintu bikwirukanka. Najya nkubwire ngo biraje bihindukire bivuge ngo byagambaniye amaraso atariho urubanza. Najya nkubwire ngo hari ibyakugambaniye ngo uve mu kazi, hari ibiri kugutera mu buriri bikohereza imyuka mibi. Najya ngo ibyo byose biraje bihindukire bisubire inyuma, ati byagambaniye amaraso atariho urubanza. Hari ibintu Yesu akuye ku buzima bwawe, hari indwara zananiranye Yesu Kristo akuye ku buzima bwawe, hari ibikugenza Yesu ashubije inyuma. Haleluya. Hari amagambo mabi bavuze ku buzima bwawe ngo ntacyo uzimarira, ariko Yesu Kristo atanze imbaraga. Yesu Kristo aragukomeje mwene data. Nagira ngo nkubwire ngo hari abakugambaniye ngo urogwe. Haleluya. Hari abakugiriyeyo ngo urogwe, bagutangaho n'ibitambo
ibyishimo byinshi, ariko Yesu Kristo hari ijambo rikomeye azanye ku buzima bwawe. Bagiye kubona ko bagambaniye amaraso atariho urubanza, nibarangiza basubira inyuma bicuze, ahubwo bajye kwimanika. Haleluya. Hari ibintu bigiye gutera abanzi bawe kwimanika, hari ibintu bigiye gutera, haleluya, hari ibintu bigiye gutera abakugambaniye gusubizwa inyuma. Haleluya. Yesu Kristo bamaze kumugura ibiceri, haleluya, barangije bamujyana ku musaraba, barangije baramubamba, haleluya, barangije babona ko byarangiye. Ariko kubera ko Yesu Kristo yaje mu buryo bwo kugira ngo abacunguwe, abazacungurwa, abazamwizera bazakizwe, Yesu Kristo barangije bamushyira ku musaraba, barangije bamuhambira ahantu bita Igorogota, Nyabihanga, barangije ariko haleluya ntago yigeze ahezwa mu gituro. Yesu Kristo arangije akivamo. Ijambo ry'Imana rigomye tubwira ngo amaze kuvamo yamanutse ikuzimu, haleluya, arangije yambura imfunguzo Satani, arangije akingurira abera ahantu bari bakingiranye. Najya nkubwire ngo hari abera Satani yari yarakingiranye ikuzimu, ariko Yesu Kristo amaze gutsinda urupfu, arangije ajya no kwereka Satani ko yamutsinze, arangije amwambura urufunguzo, amwambura ubutware bwose, arangije ajya no gufungurira abera ahantu yari yarabakingiranye. Najya nkubwire ngo ubu ngubu hari abantu Satani yakingiranye, hari abantu Satani yakingiranye abaheza mu kangaratete, arababwira ngo ntago bizashoboka, arababwira ngo ntago bazashaka, arababwira ngo nubwo bashaka ntago bazarubamo, arababwira ngo takelebo, hari imbaraga nyinshi Satani yagabye ku buzima bw'abantu bamwizeye. Najya nkubwire ngo Satani hari ahantu yabakingiraniye, najya nkubwire ngo Satani ahora bateza akaduruvayo mu rugo, izo ni imbaraga za Satani. Najya nkubwire ngo ni Satani yabakingiranye, ariko akira urufunguzo rufungura imigisha yawe. Najya nkubwire ngo Yesu Kristo hari abantu bakugambaniye, barangije bakugira mu bapfumu kukurogesha, barangije bohereza imbaraga zitandukanye ku buzima bwawe. Najya nkubwire ngo Yesu ari kuvugana nawe yuko bagambaniye amaraso atariho urubanza. Akira urufunguzo rufungura ubuzima bwawe, ongera usenge mwene data wice, haleluya. Hari Imana ije kwica imigambi y'incakura ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imigambi y'incakura ntago izahama kandi ntago izasohora. Najya nkubwira ngo nubwo bifuza ko waruvamo, ariko imigambi yabo ntago izahama kandi ntizasohora. Nubwo bifuza kuzahora ukenye, hari Imana izanye ijambo ku buzima bwawe. Yesu Kristo abamwizeye bakamwiringira, ingororano zabo n'ubukire n'ubugingo. Akira ijambo rihindura ubuzima bwawe. Najya nkubwire ngo hari abantu bohereje inyatsi ku buzima bwawe, bazi ko bizarangira, ariko mu ijuru hari Imana ibasha guca iyo migozi. Nkuzana ijambo rivuga ngo hari Imana iciye imigozi ku buzima bwawe, ibyananiranye ku buzima bwawe Yesu arabishoboye, haleluya. Najya nkubwire mw'iki gitondo cyangwa unyumva, najya nkubwire ngo hari ibintu Yesu akoze ku buzima bwawe, hari ibintu bikinguye imigisha yawe. Yesu Kristo akinguye umugisha wawe. Yesu Kristo hari imigozi aciye ku buzima bwawe, hari imigozi y'abadayimoni yakuboshye, ariko Yesu Kristo arayiciye mu izina rya Yesu. Hari icyangiro Satani yakugabyeho, haleluya, urateretwa ntiwemerwe, bigahora bisubirwamo, ariko hari imigozi isa, haleluya, hari imigozi Imana iciye. Ubwo Yesu Kristo yamanutse ikuzimu, arangije yambura imfunguzo Satani, haleluya, arangije arazimwambura akingurira abera. Najya nkubwire ngo hari ibintu Yesu afunguye ku buzima bwawe. Imigisha wabonaga yafunzwe, najya nkubwire ngo Yesu arayifunguye mwene data, haleluya. Imigisha wabonaga itazashoboka, hari ibintu Yesu akoze, haleluya. Hari imirimo n'ibitangaza yongeye, hari dosiye Imana yubuye ku buzima bwawe, haleluya. Warakoze biranga, ariko hari Imana izanye ijambo ku buzima bwawe. Ngera ukore bizemera kubera Imana. Hari icyangiro baguteye ku buzima bwawe. Najya nkubwire ngo hari ibintu Yesu Kristo azanye bindi bishyashya, haleluya. Najya nkubwire ngo hari Imana ikomeye, hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ni Imana yitwa Ndiho, ni Imana ishoboye byose, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ni Imana yimura imisozi itabimenye, ni Imana ibasha gukora imirimo n'ibitangaza. Nagira ngo nkubwire ngo hari abantu babona nta hantu wagera, hari abantu bakureba bakabona ibyiza ntago ari we bikwiriye, ariko hari Imana ibasha gutanga ibyiza, haleluya. Hari Imana ibasha gutanga agaciro, hari Imana ibasha gutanga amafaranga, hari Imana ibasha gutanga agakiza, haleluya. Ibyo ubona byose bikwasamiye, najya nkubwire ngo bishubijwe inyuma ku buzima bwawe. Ibyo ubona byose byakubujije amahoro, najya nkubwire ngo hari Imana izanye ubutsinzi ku buzima bwawe, haleluya.
cyangwa umubwira ngo hari ibintu baguhuhera ukumva mu nda bimeze nabi, umutwe udakira ku buzima bwawe, imbaraga zitera abana bawe bagahora barwaragurika, ariko hari Imana izanye ijambo rikomeye riravuga ngo imigambi yabo ntabwo izasohora. Imana imanutse gukiza abana bawe, Imana imanutse kugukiza mwene data. Ushobora kujya mu bitaro haleluya bikomeye, ariko hari Imana ikiza indwara, hari indwara z'imyuka mibi haleluya zo mu kirere Satani agaba ku bantu bayo, ariko hari Imana ikomeye, hari Imana irinda. Imana irinda Abisirayeli ihora imaso, ntabwo isinzira. Ikiganza cy'Imana kiracyari ku buzima bwawe mwene data udukurikiranye unyumva. Najya nkubwire ngo hari Imana izanye ijambo rikomeye ku buzima bwawe. Imana ize kuguhagurutsa ku gisasiro mwene data, Imana ize kukubyutsa ahantu urwaye, nubwo uburwayi bukumazemo iminsi, ariko hari Imana ije kugukiza. Nubwo hari imbaraga zaguteye zagutsikamiye, hari Imana izanye ijambo rikomeye ku buzima bwawe. Ni Imana ikiza. Yesu yigeze kunyura ku kidendezi haleluya, hari umurwayi warahamaze imyaka 38. uyu murwayi ntabwo yari afite abantu bamusunikira mu kidendezi, ubwo bamwe bahageraga barijugunyagamo bagakira haleluya. Najya nkubwire ngo hari abantu bakunyuraho bakabona ko byarangiye ku buzima bwawe, hari abantu babona ko byarangiye nta hepfo nta ruguru, ariko hari Imana ikomeye, hari Imana igusanze ku kidendezi uhagazeho, hari Imana ije kukujugunya mu kidendezi. Arangije Yesu ahageze, arangije aramubwira ngo haleluya, ikorera uburiri bwawe igihe wazengurukiye uyu musozi kirahagije. Hari uburwayi umaranye igihe, ariko Yesu Kristo ari kuvugana nawe ngo ni igihe cyo kugukiza, ni igihe cyo kongera gusubizwamo imbaraga, ni igihe cyo kukongera imyaka yo kubaho, ni igihe cyo kongerwa imbaraga muri wowe haleluya. Wowe udukurikiranye unyumva, hari Imana ikomeye, hari Imana ikiza indwara. Imana yigeze guhumura impumyi yari yaravutse ihumye, irangije irahagera iravuga ngo mwiriye gukora umurimo wamamagaye hakiri ku manywa. Yesu Kristo arangije atoba kondo, arangije akira ku maso, arangije aravuga ngo haleluya arareba. Hari Imana ihumura impumyi haleluya. Hari ibintu bashobora kuguhunikamo ukabona utakibasha kureba imbere, utakibasha kureba ejo hazaza, utakibasha kugira icyerekezo cy'ubuzima, ariko hari Imana ikora ku maso haleluya. Ibyo bagutongereye ku buzima bwa Imana irabyirukanye, migambi ya Satani burijwemo haleluya. Hani Imana ikora ibikomeye, ni Imana ikiza haleluya, ni Imana itanga imbaraga, ni Imana itanga agaciro takelebo, ni Imana itanga ubushobozi mwene data, ni Imana yica imigambi y'incakura haleluya. Oh Baba Yesu Kristo, ndagushimiye kubohoye abantu bawe, nubane n'abantu bawe mu izina rya Yesu. Hari imbaraga zije ku buzima bwawe, wowe unyumva hari imbaraga zije ku buzima bwawe, wowe unyumva hari igitangaza Imana ikoze ku buzima bwawe, wowe unyumva najya nkubwire ngo hari imbaraga zikomeye zije ku buzima bwawe. Izi mbaraga ntago zinyeganyezwa, nizikangwa n'amajini takelebo, ntago zikangwa n'ibintu ibyo ari byo byose. Iyo yaje aba yaje Yesu. Najya nkubwire ngo iyo yaje ntaganyura ntagaca kwisibo haleluya, ntagagira ahantu acanga abaza uburenganzira. Iyo yaje aba yaje, abaje gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Akira igitangaza cy'Imana ku buzima bwawe, akira guhindurirwa amateka ku buzima bwawe, akira imbaraga zidasanzwe ku buzima bwawe, akira gukira haleluya, akira gukira, akira imbaraga ziguhagurutsa ku gisasiro, akira imbaraga zikiza abana bawe, akira imbaraga zikora ibitangaza. Najya nkubwire ngo ni Imana ikora ibitangaza mwene data. Oh haleluya, ni Imana ikora ibitangaza, ibyananiranye bigashoboka.